hari ikibazo dufite kukubaza nkawe utangiye cyangwa se watangiye uyu murimo mu by'ukuri hari ibyo umaze kuwubonamo yaba ibigoye yaba ibyoroheje hari ikibazo njya nibaza nifuzaga kukubaza kivuga ngo ese ko usanga umuntu cyane cyane gospel abahanzi ba gospel tuzi ko ari ubutumwa bwiza urebye muri ino minsi cyangwa se muri iki gihe tugezemo sinzi wenda uko mbifata bisa nkaho byabaye nk'ubucuruzi ati gute usanga nimba umuntu akoze igitaramo ari insista abantu kugura amakari amatike kubwira gute cyangwa se kumufollowinga ibiki n'ibiki ariko ugasanga kenshi ntago akeneye kubumva bwa butumwa ahubwo arashaka kugira ngo abone amafaranga cyangwa se ibiki nibyo gusa yishakira ese nkawe ubivugaho iki gukorera Imana gukorera Imana ntabwo ari bizinesi yego uburyo nabikozemo ni uburyo bwo kugira ngo ubutumwa bwumvikane ku isi yose abantu bose babwumve naho mu buryo bwa bizinesi kuko ntabwo ariyo fokasi ya mbere kwari kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare hose bwamamare hose bwamamare imitima y'abababaye ibibazo bitandukanye cyane ko indirimbo buriya ni bimwe mu bintu bituma n'uwiyambuye ubwiza bwose yamaru muvumo wose n'ububi bwanjye yankunze ntahibereye ntarubu. Murakoze cyane ariko wari utubwiye ngo nambonye nawe mwireferaho uramukunda uburyo uririmba ndumva urimo umuramyi mwiza kandi mukomereza aho n'ukuri Imana ikomeze bagure mugere kure kabisa. Nambonye rero nakunze indirimbo ye indirimbo yahereyeho ndayikunda cyane ndumva bafite yego mfite impamvu ukuririmba ndumva nuzuye amashimwe n'ukuri Uwiteka yakoze nza kuba umuririmbyi wa korali muri Beteli ubona uko yitwa ariko icyo gihe yitwaga korali Baraka yego nari ngiri mu ntara niho nari ngiri niho nakoreraga indirimbo muri korali uririmba muri korali ese buriya ugereranyije cyangwa se wibukiranyije ni nka wari ufite nk'imyaka ingahe utangira kumva ko ufite impano yo kuririmba Imana kubera gukorera muri iyo korali nyine nibwo nahise numva nkunda nkunze ibintu by'Imana cyane numva nkunze uburirimbi numva nkunze ubuhanzi cyane ko kuri icyo gihe twumvaga indirimbo z'abahanzi batandukanye bakorera Imana n'amakorali yego amakorali akenshi niyo yatumye nkunda gukorera Imana yego murakoze cyane ese nka buriya utangira guhimba indirimbo zawe niko wari utubwiye inspiration cyane ni nkande wireferaho cyangwa se inspiration kugira ngo uhimbe indirimbo wandike indirimbo ubikomora kuki cyangwa se ubikura kuki muri icyo gihe hari numvaga korali Rehoboth niyo nakundaga kumva cyane korali mfata nk'icyitegererezo kuri njye ngira ngo n'amagingo ngaho mbajije ngo korali ibihe byose kuri wowe ni iyi nakoze Rehoboth kuko nakoze ariyo numva cyane ko hari radiyo y'u Burundi yitwa radiyo Byizigiro nibo bakundaga kunyuzaho
izo ndirimbo za korali Roboti narazumvaga nanjye nkumva umurimo w'Imana ufiteho umuhate munini numva abakorineri icyo gihe nibo twumvaga nibo batumye akenshi ngira inspiration yo kuba nanjye nakora. Yego. Nibwo wumvishije nyine nawe ufite gutangira uwo murimo. Okay. Nk'indirimbo yabo wenda nimba atari ibanga wumvaga wakunze cyane yaguhaye motivation waba uyibuka? Wayitubwira nimba ntacyo bigutwara. Intimba ya korali Roboti. Okay. Mbese niho wakuye inspiration yo gutangira uyu murimo? Niyo numvaga cyane, niyo korali numvaga cyane. Okay, reka tuvuge icyo gihe ko ariyo wumvaga. Naho ubu ngubu naje baziranye w'Imana Paseti Tusi n'abandi benshi barahari benshi iki gihe. Okay, birumvikana. N'amakorali zikazanga zikadufasha. Okay, murakoze cyane. Icyo waratubwiye ngo warakuze unako waravutse usanga ababyeyi bawe barakijijwe ukurira muri uwo munyenga ujoininga korali bigera igihe umaze gukura nyine utangira nawe kumva ko ufite uwo muhamagaro wo kuririmba indirimbo zawe ku giti cyawe. Ese ni nko mu wuhe mwaka wumvishije wakora indirimbo yawe ku giti cyawe utari kumwe n'iyo korali nimba ubyibuka? Njya kurikodinga bwa mbere na 2018 nagiye muri studio bwa mbere nagiye kurikodinga bwa mbere. Ubwagiye kurikodinga se nka buri ndirimbo warikodinga bwa mbere waba uyibukara? Urayibuka? Ndayibuka n'indirimbo yitwa Uzansiga. Uzansiga niyo nahereyeho bwa mbere. Niyo wahereyeho 2018. Uhita ukomeza nyine urakomeza nta guhagarara. Nahise nkomeza ndakora nkurikizaho yitwa Ndakwihaye. Yego. Ndakwihaye ivaho nkurikizaho yitwa Ubuntu. Ubuntu nayo ivaho itako indi kodinga yitwa Iratwibutse. Yego. Niyo uheruka. Ubwo ni ukuvuga nimba nakurikiranye neza ufite indirimbo kuri 4 kuri 3? Nenye. Okay. Ese nk'abantu babonye iki kiganiro dukoranye cyangwa se urabizi haje ibintu bya platform byo social media ushobora kukibona even abari mu Buhinde mu Bushinwa everywhere in the world. Ese ni gute ashobora kukubona? Ni gute ashobora kubona ibihangano byawe? Ese ni gute ashobora urumva uvuza indirimbo ngo Iratwibutse? Twari twabajije ngo ukuntu abantu bashobora kubona indirimbo zawe cyangwa se ibihangano byawe. Urabizi ubu ngubu icyo bita internet cyangwa se social media kiri ahantu henshi kandi cyakwiriye isi. Ese nk'umuhanzi navuga muri make ukizamuka indirimbo zawe bashobora kuzibona gute? Ese hari platform ufite watubwira ukabarangira aho bashobora gusanga ibiganiro byawe? Indirimbo zawe wazikura kuri YouTube. Wajya kuri YouTube ukandikaho Ngendahimana Daniel noneho ukandikaho Ndakwihaye cyangwa Iratwibutse cyangwa Ubuntu. Izo zose wazisangaho cyangwa Iratwibutse zose ugiyeho niho wazisanga. Nawe wakura nimero zawe ushaka kugira ngo tuvugane wazisanga aho ngaho. Yego. Ubufasha bwo gusenga ushaka hari ubundi bufasha dushaka ko bafatikanya kugira ngo umurimo w'Imana waguke naho ngaho wansanga. Okay, murakoze cyane.
burya nk'umuhanzi cyangwa se umuntu ukora ibintu waratubwiye ngo platform yitwa Ngendahimana Daniel. Warutubwiye ngo Ngendahimana Daniel, bakunze b'ikiganiro cyacu, uyu muhanzi ndamubona Ngendahimana Daniel, ndabona n'indirimbo zawe zirebwa cyane. Reka twigarukire mu kiganiro nk'umuhanzi. Tuzi ko ari ukuntu ukora indirimbo, ari indirimbo ushobora kugeraho ukavuga ngo indirimbo kabisa ndayikoze kandi ndumva ifite amavuta, niko dukunze kuvuga. Ari nk'indirimbo wakoze wumva kabisa iyo ndirimbo urayikoze, ni nk'iyihe muri zo zose yagufashije cyangwa se wakunze kuruta izindi nubwo n'izindi uzikunda? Mu ndirimbo zawe muzange zose ndazikunda, ariko sinzi nimba ariyo mpara iratwibutse niyo numva kenshi ubu ngubu, niyo wumva kenshi. niyo numva kenshi amanyanga kurenga kongera ukayumva, amanyanga kurenga yumva niyo mpara ubu ngubu niyo ndi kumva cyane, niyo uri kumva. Okay, waduhaho akantu gato twumva iyo ndirimbo abantu bakumva impamvu wayikunze cyane uyireba cyane? Nshuti yanjye mwene data, wikwibaza cyane ku by'ubuzima, ibaza ute se nge nzabaho nte, have wikangwa n'intare ziziritse. Umva nshuti yanjye mwene data, wikwibaza cyane ku by'ubuzima, wibaza ute se nge nzabaho nte, have wikangwa n'intare ziziritse. Mukomere kandi mukomezane, mubwira abarira bose bihangane, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Mukomere kandi mukomezanye, mubwira abarira bose bihangane, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Amen, amen, amen. Urakoze cyane. Ikibazo gito nakubaza, ese iyo ndirimbo ni iki cyaguteye cyangwa se cyagusunikiye kugira ngo uyihimbe? Byaturutse kuki? mukomezanye ariko ibibazo bya muri make yaba ari kugira ngo wumve ko uri wenyine. Yego. Hari umuririmbyi umwe yararirimba kandi yararirimba ngo kimwe nawe, iyo urugamba ngo rukomeye kandi ubona ko ibintu byakomeye nyine ubona nta gisubizo ufite, hari igihe Imana igiseruka ikagutabara ikakuganirira, ubonaga ari ibintu bikomeye, ubona nta zindi nzira zihari, ariko aho bikomeye burya ni Imana igitabara. Igitero cya nyuma kirangira kivuga ngo nanjye mbabwire ibi ngibi ngo yarantabaye. Abari banzi bose baratangara, batangira kubazanya ngo ese uriya ni we cyangwa se. Hari igihe abantu bakureba mu ishusho ya kera, iyo usanga hari ukuntu abantu bari bakuzi kera, ukuntu abantu bari bakuzi kera, uri mu biyobyabwenge, uri mu bidatunganiye Imana, abantu bakagumya kukubona muri iyo shusho. Noneho nyuma yaho bazakubona bakavuga bagatangara nabo turaniye cyangwa se. Icyo nicyo niba ushatse kuvuga rero, ushaka kubwira ko abantu ko hari igihe Imana ijya ihindura amateka y'umuntu, ibya kera ikabisura noneho ikazana nicyo nashaka kuvuga. Ariko urumva nyuma y'aho ngaho hari ibindi byihishemo kugira ngo uhimbe iyo ndirimbo, hari ubundi buzima uri inyuma busa nk'aho bugoye. Turacyari kumwe n'umuhanzi wacu Iratwibutse cyangwa se uzwi ku izina rya Daniel. Duranga ibihangano byiwe, ariko dusubiye inyuma watubwiye ngo hari indirimbo cyangwa se hari umuhanzi wireferaho. Nimba nibuka wavuze Mbonyi, nimba ari n'undi wundi
yego. Mu by'ukuri bujya muri ino si cyangwa se mu buzima tubamo, ikintu cyose ukora hari aho ugikura cyangwa se uburebera. Nawe uvuze ko urebera kuri abo bantu bahanzi babiri, ese ntiwaduhaho kuri buri muntu wese ukagenda uturirimbira akaririmba tukumva koko nyine ko ubaforowinga? Yego. sindi shwari muri polisi. Yego. Tumye mpinduka nkitwa umukunzi, Imana nyir'imbabazi, Data wa twese. Tumye mpinduka nkitwa umukunzi, nubwo hari uwiyambuye ubwiza bwose, yamara umuvumo wose n'ububi bwanjye, yankunze ntahibereye, ntari uwo gupfa, niwe wampuje n'Imana ubudasiba. Yesu zina riryoshye, niwe nirata. Yesu zina riryoshye, niwe nirata. Yesu zina riryoshye, niwe nirata. Murakoze cyane. Ariko wari utubwiye ngo nambonye nawe wireferaho uramukunda, uburyo uririmba ndumva urimo umuramyi mwiza, kandi mukomereza aho, ni ukuri Imana ikomeze bagure, mugere kure kabisa. Nambonye rero nakunze indirimbo ye, indirimbo yahereyeho ndayikunda cyane. Numva Yego. mfite impamvu yo kuririmba, ndumva nuzuye amashimwe, n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma, n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, n'ukuri umutima wanjye urabyemeza, wera ni wowe. Murakoze cyane, umva wari utujyanye mu gitaramo kabisa. Reka tugaruke ku buhanzi bwawe. Tubwiye ko ufite indirimbo zigera muri enye hagati y'enye n'eshanu. Ese hari indirimbo ufite iri videwo y'amashusho cyangwa zose ni? Hari iyo mfite video. Yego. Yitwa Ndakwihaye. Ndakwihaye. Niyo iri full video, izindi na lyrics. Okay. Dusubiye inyuma gatoya, sinzi nimba twibuka indirimbo watubwiye ngo wahereyeho, wayitubwiye?
nayibabwiye yitwa Ntuzansiga. Ntuzansiga. Okay, turifuza ko waririmba twumve icyo gihe yicuri wari ufite na n'ubu twumve ni ya nyuma waturirimbiye iratwibutse kuko kiriya gihe nibwo wari ugitangira mu by'ukuri wari utaramenya ukuntu ibintu bimeze ufite amaraso ashyushye wumva nyine uri mu bicu cyane rero dukeneye kuyumva iririmbire mu by'ukuri birategwa urabona bitewe n'ikiganiro dukoze hari abantu benshi uri bubone bagukurikira bitewe n'indirimbo nyine wagiye utubwira so reka uduheho gatoya cyangwa se niyo wayiririmba yose biraterwa nawe kuri iyo ndirimbo ya mbere wakoze. Wari warambwiye yuko uzangirira neza umbwira ko uzanyicazanya n'abakomeye umbwira yuko utazansiga kandi nibyo mwami wanjye ntiwigeze usiga hari igihujura n'ibikomeye inshuti n'imiryango ukabura uwo gufasha tabaza Imana hari igihujura n'ibikomeye inshuti n'imiryango ukabura uwo gufasha tabaza Imana niyo yakurura wari warambwiye yuko uzangirira neza umbwira ko uzanyicazanya n'abakomeye umbwira yuko utazansiga kandi nibyo mwami wanjye ntigeze usiga wari warambwiye yuko uzangirira neza umbwira ko uzanyicazanya n'abakomeye umbwira yuko utazansiga kandi nibyo mwami wanjye ntigeze usiga uwo ni ujyurura baremerewe nawe mubwira ibyawe bikuruhije niwe nshuti nziza nabonye itagihemuka uwo ni ujyurura baremerewe nawe mubwira ibyawe bikuruhije niwe nshuti nziza nabonye itagihemuka wari warambwiye yuko uzangirira neza umbwira ko uzanyicazanya n'abakomeye umbwira yuko utazansiga kandi nibyo mwami wanjye ntiwigeze usiga ntabwo nyiririmbye yose hari igitero nsimbutse Yego ariko ubwo ngubwo bajya kuri YouTube bakayikurikirana harimo n'andi majwi atari ayanjye harimo abambara kinzu kandi koko birumvikana nta kibazo tubarangiye iyo biri aho bazayisanga event siyo yonyine hari n'izindi nyinshi ese kuva watangira hari igitaramo wari wakora ntacyo urakora ariko ntacyo urakora nuko bisengera oya Imana irahari izabigeza neza gusa ni ugukora cyane indirimbo uturirimbiye ndumva watubwiye ko wagiye muri studio 2018 nibwo wagiyemo ese niwe wayiyandikiye n'abandi bayikwandikiye wowe urayiririmba zose ni uri uri n'umwanditsi none
ni impano ikomeye cyane. umunyabukira n'ibizandikira Ni wowe uziyandikira. yaba iya mbere nizo zindi zagiye zikurikiraho zose nibyo uzandika. Okay. Ibyo ni byiza cyane, ukomereza aho ngaho. Hari ikibazo dufite kukubaza nkawe utangiye cyangwa se watangiye uyu murimo, mu by'ukuri hari ibyo umaze kuwubonamo, yaba ibigoye yaba ibyoroheje. Hari ikibazo njya nibaza, nifuzaga kukubaza, kivuga ngo ese ko usanga umuntu cyane cyane gospel, abahanzi ba gospel tuzi ko ari ubutumwa bwiza. Urebye muri ino minsi cyangwa se muri iki gihe tugezemo, sinzi wenda uko mbifata, bisa nkaho byabaye nk'ubucuruzi. Ati gute? Usanga nimba umuntu akoze igitaramo ari insista abantu kugura amatike, kubwira gute cyangwa se kumufollowinga ibiki n'ibiki, ariko ugasanga kenshi ntago akeneye kubumva bwa butumwa, ahubwo arashaka kugira ngo abone amafaranga cyangwa se ibiki nibyo gusa yishakira. Ese nkawe ubivugaho iki? Gukorera Imana mu buryo, gukorera Imana ntabwo ari bizinesi. Yego. Niyo buryo nabikozemo mu buryo bwo kugira ngo ubutumwa bwumvikane ku isi yose, abantu bose babwumve. Naho mu buryo bwa bizinesi kuko ntabwo ariyo fokasi ya mbere. Fokasi ya mbere kwari kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare hose, bwamamare hose, bwamamare hose, bwamamare imitima y'abababaye, ibibazo bitandukanye. Cyane ko indirimbo buriya ni bimwe mu bintu bituma umuntu akiri bikomeye. yego. Mbonye niwe watanze ubuhamya gatoya, ari kuvuga ngo indirimbo ze ngo hari umuntu ngo wayumvisha ngo agiye kwiyahura, noneho ngo agiye kwiyahura, ageze aho yiyahura ngo yumvishe indirimbo yiwe ngahita abireka. Yego. Urumva ko indirimbo n'ivugabutumwa ryagutse. Yego. Nicyo cyatumye muri make ndirimba, ariko mu babifata mu buryo bwa bizinesi nabyo ni byiza. Burya umurimo w'Imana yikora hakazamo n'amafaranga, nayo agufasha gusubira muri studio. Urumva ko kurikodinga aba ari amafaranga, no gukora video ntabwo wayikora udafite amafaranga. Yego. Ibyo byose bajya badushyigikira muri makeya kugira ngo ubushobozi bwaguke, tubone uko dusubira muri studio n'umurimo w'Imana uko waguka. Turabyumvishije ku ruhande rwawe, ubundi nawe afite uko abyumva. Ikindi kibazo, nimero bampamagara ni 078 yego, 15 wasubiramo nimba bitakugoye. 078 15. Murakoze cyane. Iyo ni nimero y'umuhanzi wacu witwa Daniel. Dusa naho tugana ku musozo w'ikiganiro, twagira ngo tubaze, ubu ngubu ngiye kubona abantu bashyashya bakumenya cyangwa se bagufollowinga, even n'abakunzi bacu b'iyi platform iki kiganiro ndabizi ko ari benshi, kandi mugende mukore subscribe, abandi mukore s'abonner mu rurimi rw'Ifaransa, mumukurikirane mwumve ubutumwa, kuko n'abandi bafite aho bageze n'ahabahereye. Mu by'ukuri uraza kubona abantu benshi bagukurikirana bakunda ibihangano byawe. Ese mubo wari usanganywe n'aba ngaba wenda ugiye kubona, ni kuduhishiye abakunzi bawe cyangwa se urabateganyiriza iki? Ndashira ibintu byinshi cyane, mfite indirimbo nyinshi zanditse zaheze mu ikayi, bikeneye kujyanwa kugira ngo nazo bazumve. Nibansengere, bityo basaba no kumusengera no kumusapotinga mu buryo bwose bushoboka. Mba bikebye ni byinshi kabisa. Ni ukugusengera, barangiza bakagusapotinga, birumvikana bagakurikirana indirimbo, ibihangano byawe,
bakabipublishinga ahantu hose hashoboka kugira ngo ubutumwa bugere kure, ntibabikore bashaka wenda ngo ni business, ahubwo bakore gusharinga ubutumwa. basharinga kabisa. Ntuyumva uri umwe, ntuyihererane, sharinga n'abandi. Yego, kandi mu bijyanye n'umuziki ntiwakumva indirimbo akanya ngo uhite wumva message irimo, bisaba ko uyumva cyane. Kuyumva cyane ukakanda. Yego. Ariko ubu vuba nta brand new ufite, nta ndirimbo ufite? Muri uyu mwaka ntabwo uzarangira ndakoze indirimbo birumvikana. Ibyifuzo byo gukora amavideo y'izo nakoze ziri legacy, mfite kongera kurikodinga, ndayishuye byinshi uyu mwaka kabisa. Ibyiza byo birahari birindwi kabisa. Matunda y'ikombere. Oya, turahari ngo tugushigikire kabisa, utanga ubwo butumwa, dore ko na Yesu ariyo ntuzadusigaye avuga ngo tugende amahanga yose tubwire abantu ubutumwa bwiza. Bakunzi bacu bakomeje kudukurikirana rero, uyu ni umuhanzi twari dufite cyangwa se tuzagenda dukomeza gukorana nawe, kandi ndizera yuko tugiye kumushigikira mu buryo bwose bushoboka. Ababwiye aho mwamusanga cyangwa se uburyo mwabona ibihangano byiwe cyangwa se uburyo mwamushigikira. Muri make atubwiye urubuga rwe rwa platform rwa YouTube akoresha, mugende murasangaho ibihangano byiwe. Nushaka gukorana nawe indirimbo, nimero yazitanze, nibaze mukore muvuga ubutumwa. Yego, nibaze mutange ubutumwa kabisa, mugifite izo mbaraga zo gutanga ubutumwa. Rero turagushimiye ku mwanya waduhaye ku kiganiro cyangwa se ku byo mudusangije bijyanye n'umuziki, kandi turizera yuko bigiye kugenda neza. Guhera uyu munsi uri bubone impinduka kandi nziza. Muri makeya twaguha nk'iminota nk'ingahe ukagira icyo uvuga, niba ari ikindi wumva wavuga ubwira abakunzi bawe, hanyuma tukajya ku musozo w'ikiganiro. Icyo nababwira cyane ko mbakunda, mwese aho muri ndabakunda cyane. Mumfashe dushyigikire umuntu w'Imana, tuwukore hakiri kare bitari bwira. Musore waririmbye ngo baba nakwamba ngo dute nguvu, ni gutuma ikengo hatasikuza nkazijyaisha. Umpe kugukorera igihe cyane kitarashira, imbaraga zanjye zitarashira. Nabo nibaze rero dukora umurimo, ntabwo umurimo njye njyenyine uzawukora, nzawukora kuko nafatanyije nabo. Ntabwo wakurikiye nabo ngo ugire icyo ugeraho, bakaribo bose. Yego, kandi ikindi ndabakunda cyane. Yego, asante sana Daniel. Nizere ko utaha nitugukenera, abakunzi bacu nibatubwira ngo twongere tukugarure, ndizera kuzatwitaba cyane rwose. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze. Yego.